Igitondo cyiza kuri mwese, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Tugeze saa 12 z'igitondo, tugeze ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 2025. Turabura iminsi mikeya ngo tugere ku musozo w'umwaka wa 2025, ariko reka dusozanye uyu mwaka dusoma igitabo cy'itangiro. Tugeze ku gice cya 43 kigizwe n'imirongo 34. Bene Yakobo basubira muri Egiputa guhaha. Umurongo wa mbere, inzara irushaho kuba nyinshi mu gihugu. Umurongo wa kabiri, bamaze imyaka y'impeke bakuye muri Egiputa, se arababwira ati nimusubireyo muduhahire utwo kurya. Umurongo wa gatatu, Yuda aramubwira ati wa mugabo yaratwihanangirije ati ntimuzancirgera mutazanye na murumuna wanyu. Umurongo wa kane, watwoherezanya na murumuna wacu twagenda tukaguhahirayo. Umurongo wa gatanu, ariko nutamwohereza ntitujyayo kuko wa mugabo yatubwiye ati ntimuzancirgera ntimutazanye na murumuna wanyu. Umurongo wa gatandatu, Isirayeli arababaza ati niki cyatumye mungirira nabi mutyo mukambwira uwo mugabo yuko mufite mwene so wundi. Umurongo wa karindwi, baramusubiza ati uwo mugabo yatubajije atwinshi uko turi ubwacu na bene wacu ko bari, ati muracyafite so mufite mwene so wundi? Tumusubiza ibyo yatubajije, twarabwiwe n'iki yuko ari butubwira ati muzane murumuna wanyu. Umurongo wa 8, Yuda abwira se Isirayeli ati nyoherezanya n'uwo muhungu turahaguruka tugende tubeho tudapfana nawe n'abana bacu. Umurongo wa 9, mbaye umwishingizi we abe ari nge uzamubaza, nintamukugarurira nkamugushyikiriza nzaba ngukoreye icyaha kitazamvaho iteka. Umurongo wa 10, iyo tudatinda nzi yuko none tuba tugarutse ubwa kabiri. 11, Isirayeli arababwira ati ubwo bimeze bityo nimugenze mutya, mujyane mu maso hanyu imbuto zo muri iki gihugu ziruta izindi ubwiza, muzishyire uwo mugaboho ituro, mujyane umuti wo moramuke n'ubuki buke n'imibavu n'ishangi n'ubuhemba n'indozi. 12, kandi mujyane ifeza z'ingereki zingana nazo n'ifeza zagarutse mu minwa y'amasaho yanyu, muzisubizeyo ahari n'amahugwe yatumye zigaruka. 13, mujyane na murumuna wanyu muhaguruke musubire kuri uwo mugabo. 14, Imana ishobora byose ibahe kubabarirwa nawe ngo ababohorere mwene so wundi na Benyamini, nanjye niba bikwiriye ko mba inshike nzabeyo. Bajyana na Benyamini basanga Yosefu mu rugo. 15, babagabo benda ayo maturo bajyana ifeza z'ingereka zingana nazo bajyana na Benyamini, barahaguruka baramanuka bajya muri Egiputa bahagarara imbere ya Yosefu. 16, Yosefu abonye Benyamini ari kumwe nabo abwira igisonga cye ati injiza aba bantu mu nzu yanjye ubajye witegura ibyo kurya turi burire hamwe ku manwa y'ihangu. 17, umugabo akora ibyo Yosefu yamutegetse, yinjiza abo bagabo mu nzu ya Yosefu. 18, baratinya kuko yabinjije mu nzu ya Yosefu, baravuga bati feza zagarutse mu masaho yacu ubwo twazaga imbere, nizo zatumye batwinjiza ngo adushakeho urwitwazo, adusumire atunyage n'indogobe zacu tubimbata. 19, begera cya gisonga cya Yosefu bavuganira nacyo ku muryango bati 20, databuja mbere twaramanutse tuza guhaha. 21, tugeze mu icumbi duhambura amasaho yacu, umuntu wese asanga ifeza ye iri mu munwa w'isaho ye, ifeza zacu dusanga zingana uko zanganaga, none turazigaruye. 22, kandi tuzanye izindi feza zo guhaha, ntituzi uwashubije ifeza zacu mu masaho yacu. 23, arabasubiza ati mushyitse imitima mu nda ntimutinye, Imana yanyu Imana ya so niyo yabashyiriye ubutunzi mu masaho, njye w'ifeza zanyu narazishyikiriye. Asohora Simiyoni aramubazanira. 24, nuko wa mugabo yinjiza abo bagabo mu nzu ya Yosefu, amazi boga ibirenge agaburira n'indogobe zabo. 25, begeranya amaturo kugira ngo Yosefu naza ku manwa y'ihangu asange biteguye kuyamutura kuko bari bumvise yuko bari burire hamwe nawe. 26, Yosefu atashye bamusangisha mu nzu ya amaturo bazanye, bamwikubita imbere bubamye. 27, ababaza uko bari kandi ati so aracyakoma, wa musaza mwavugaga aracyariho. 28, baramusubiza bati data umugaragu wawe ni muzima aracyariho, barunama bikubita hasi. 29, yubura amaso abona Benyamini murumuna we mwene nyina, arababaza ati uwo ni we muhererezi wanyu mwambwiraga? Maze aramubwira ati Imana ikugirire neza mwana wanjye. 30, Yosefu yihuta kugenda kuko umutima we wari ufite urukumbuzi mwene nyina, ashaka ko
ashakaho aririra, yinjira mu nzu haruguru ayiririramo. 31 yiyuhagira mu maso, arahaguruka ariyumanganya aravuga ati nimwarura ibyo kurya. 32 bamugaburira ukwe na bene se babagaburira ukwabo, n'abanyegiputa bariraga hamwe nawe babagaburira ukwabo, kuko abanyegiputa batasangiraga n'abaheburayo kuko cyari kizira ku banyegiputa. 33 bicara imbere ye, bicazwa uko bakurikirana imfura, uko ubukuru bwayo buri n'umuhererezi uko ubuto bwe buri, bavugana batangara. 34 Yosefu ategeka uko babazanira amagaburo yari imbere ye, ariko igaburo rya Benyamini riruta yabo 5. Baranywa banezeranwa nawe. Iki cyari igice cya 43 cy'itangiriro. Reka mbabwire ngo dushyire imbere gukiranuka. Mugire umunsi mwiza, turabakunda.